Ikaze mwese abateze amatwi Birindiro TV, turabashuhuje. Ni bino mubana tubagezaho ibiganiro byacu cyangwa se ibitekerezo byacu muri rusange. Uyu munsi tariki 9 z'ukwezi kwa gatandatu 2025, tuba tugira ngo tuganire n'abanyarwanda muri rusange, tugasuhuza abari hirya no hino, tugasuhuza kandi abanyarwanda muri rusange. Ikiganiro cyacu rero nk'uko mwabimenyereye, tuba tubibereye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko tukaba dufite ibiganiro nanone ku gihugu cyacu cy'u Rwanda tuvukamo, nubwo usanga abana bamwe batahazi cyangwa abandi bahazi. Ariko ku kiganiro ndi bukore uyu munsi, ndakoraho gatoya ku gihugu cy'u Rwanda bitewe n'amayimaje turimo tubona asa n'ari kugaruka ahwanye n'ibyo abantu bamwe bakuriyemo cyangwa se n'ibyo abantu bamwe twakuriyemo. Aha hagaragaye amashusho yerekana impunzi zirimo zihunga zigenda mu mazi, byibutsa cyangwa se bitwibutsa igihe impunzi zahungaga zirimo zijya za Gisangani muri 1993-97, igihe bari bamaze gusenya inkambi, igihe inkotanyi zimaze nyine kuva mu Rwanda ngo zikurikiye ngo abantu ngo basize ngo bakoze jenoside, ari bo bakuru bacu, ari bo ngo babyeyi bacu ngo bashinjwe ngo ibyo bintu twebwe tutari twamenya kandi tutanazi. Akaba ariyo mpamvu rero nje kugira ngo nkore kino kiganiro, kugira ngo mbanze mbaze abantu mwari muri bakuru cyangwa se tuganire n'abantu mwari muri bakuru, mudusobanurire bitewe n'iyi foto cyangwa se iyi video ndi buze gushyira kuri channel. Buri wese azashyireho subscribe, akore share kugira ngo iki kiganiro kizagere kure kandi kizagere no ku bantu babitangije bino bintu, tumenye tuvuge duti umunyarwanda ninde, umunyamahanga ninde. Aha rero dufite amafoto cyangwa se dufite video twabonye abakongomani bagenda mu mazi, cyangwa bambutsa abana mu mazi, bitewe n'uko ingabo za M23 zishyigikiwe n'igihugu cy'u Rwanda cyangwa se ingabo z'u Rwanda zari zirimo zibarasa banyura mu mazi n'abana. Ibyo ndabivuga kuko byabaye twebwe tureba cyane, natwe twabinyuzemo. Ni mu rugero rwacu nk'umuntu wanyuze muri Kongo, wanyuze muri MONUSCO ataha, ubu akaba ari mu Rwanda, akaba ngo atakitwa interahamwe, ubu ngubu akaba ari umunyarwanda, ngo niko babivuga. Ngo ariko ngo abantu ngo bari hanze y'igihugu ngo bakaba ari interahamwe, siko ngo babyita. Ndaje ndabereka rero, cyangwa se tuganire, dushyireho ikinyuranyo cy'umuntu wanyuze muri MONUSCO atashye akanyura imutobo, ubu ngubu akaba atitwa interahamwe, n'umuntu uri hanze utaranyuze muri MONUSCO akaba yitwa wenda interahamwe. Noneho mudusobanurire interahamwe ni iki, cyangwa se mudusobanurire kunyura muri MONUSCO ntitwa interahamwe nabyo bisobanura iki. Ibi mbivugiye iki? Ni uko urya wishe ababyeyi wacu, akica bakuru bacu, akangaza bashiki bacu, bakagenda bakagera muri Kongo, bakaba iminyago ya Kongo, bakabyara abana, na n'ubu ngubu akibakurikiranye kugira ngo ajye kubatsindayo cyangwa se abamarireyo. Muri video ndi bukore hariya muraza, cyangwa ndi bushyireho hariya, muraza kubibona ukuntu ibintu bimeze. Akaba ariyo mpamvu ngiye ngira ngo niba uri umuntu w'umunyarwanda se, cyangwa se uri umuntu ufite ubumuntu, uzagerageze ugire commentaire ushyira kuri iyi video kugira ngo tumenye ukuri, niba hari abanyarwanda cyangwa se hari abantu, hari n'abatari abantu. Ibyo ni ibintu bitatu ngiye nsabye kugira ngo abantu muzashyirire kuri iki kiganiro. Abantu bahunga mu Rwanda muri 1994 kuko tukiri abana, ariko twe twagiye kwibona dukururwa mu byondo, abandi twibona dukurira mu mahanga turerwa n'abandi babyeyi, abandi twisanga turi imfubyi tutagira kivurira. Icyo ni icya mbere mbanje kubaza. Akaba ariyo mpamvu ngiye gushyiraho iyi video kugira ngo
abantu mwese muzashyireho comment, mushyireho share. Nyuma y'iyi video ndashyiraho bita General Yakutumba. Ni umuntu w'umusaza, ni mukuru, akaba hari ibyo yasobanuye kandi akaba azi ku mateka y'impunzi uko zagiye zihunga ziva mu Rwanda zijya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ku ntambara twashoweho n'abazungu yari imeze nk'umushinga ikoreshejwe bakuru bacu cyangwa se abanyarwanda bene wacu kugira ngo barimbure imbaga nyamwinshi. Mele wende bien. Mele. Mwende bien. Mama yake video. Mele. Wende bien. Ona Mele. Fanya hivi miguu, lala. Gana rero hasigaye bangaye ugera sigaro Gena mjana. umwana wawe kama mama yawe Ugera sigara wakati. Kama wamzani mutware kana mutware leo naenda. ya twende kubera. Aha ngaha rero tukaba tugiye kuvuga ku kiganiro William Yakutumba yakoze. Yahamagaye abantu bose bashinzwe amazone, bashinzwe amateritwari, bashinzwe n'amagurupoma n'amaprovinsi, agira ngo abasobanurire ku ntambara iri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ahereye muri 1996 ubwo basenyaga inkambi z'abanyarwanda. Muraza kubyumva muri make kuko icyo kiganiro yagihereye mu myaka 3 ishize, ariko uko we yegisplika bitandukanye ni mu myaka 3 kuko yegisplika uhereye igihe impunzi z'abanyarwanda zari zitangiye guhunga, ko impunzi z'abanyarwanda ziva mu Rwanda zo mu bwoko bw'ababantu cyangwa bw'abahutu zihunga zijya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aribwo intambara ya Kongo yatangiye, kuko ngo baje ari ikibazo cyabarusahurira mu nduru. Aha ngaha rero yumvikana avuga ati Gisekedi, yahereye kuri perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariwe Gisekedi, avuga ati nta kuntu yari kujya ku butegetsi ari umusivili atirigeze akora mu gisirikare na kimwe ngo twebwe twirukane, kuko yasanzwe n'ubundi kuko yasanze natwe tuba mu ishyamba duhigwa n'uwo bita Kabila Kanambe cyangwa se Hippolyte Kanambe, ari ubu ngubu witwa umunyarwanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku kiganiro ndibuze gukora ndaza kumushyiraho nawe mwumve aho bita Ruwaraba ukuntu bavuga naho yaturutse, karagaciyemo. Aravuga ati rero twebwe yasanze turaho bita abamayimayi ariko aduha izina bita abazalendo. Umuzalendo bisobanuye umwenegihugu ari we nyiri ubutaka. Yumvikana avuga ati rero igihe Kabila yari ari ku butegetsi ntabwo yigeze aduha igihe cyo guhumeka, ati ntabwo dushobora kwanga Felix Antoine Tshisekedi kuko niwe ubu ngubu waduhaye uburyo dushobora kubaho cyangwa se aduha n'uburyo dushobora kwirinda bitewe n'uko intambara yayigiyemo arayimenya n'igihe yatangiriye n'icyayiteje. Ubwo rero aravuga ati Gisekedi ari ku butegetsi ariko hari ikintu atagiye tinze, ni ukumaramwo abantu bazanye na Kabila bakora migisage na burasage kugira ngo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igire igisirikare cyigenga, ati kandi igire igisirikare cy'igihugu cy'abenegihugu aricyo cyitwa abazalendo. Ubundi kwitwa umuzalendo bisobanuye umwenegihugu kavukire. Igisirikare cy'u Rwanda cyiza mu mutaka wa M23 bitewe n'amasezerano Kabila yari afitanye n'u Rwanda nk'umuhungu wabo cyangwa se nk'umwana w'u Rwanda. Gisekedi amaze kujyaho atubahirije, akaba ariyo mpamvu mubona zino ntambara turi kugenda tuzinyuramo.
ati uwo rero Hippolyte Kanambi ngo niba ari Kambarage ni umunyarwanda. Ati rero akaba yarashyizwe aha ngaha nk'uko n'abandi bategetsi tutavuze amazina ngo bagiye ku butegetsi atari abenegihugu, mu by'ukuri baraje gukorera abo bita bampatse ibihugu. Kavuga ko abo bategetsi bashyizweho baje gutegeka hejuru y'ubutaka, bampatse ibihugu bagategeka munsi y'ubutaka. Bivuga ngo abo ngabo bazacunga umutekano hejuru, batwara ubutaka bwo hejuru, bampatse ibihugu bacukurishe amabuye y'agaciro hasi. Ariko muri makeya ari abo bantu barimo bakoreshwa mu kwiba umutungo kamere w'ibihugu bagiye bafata. Yavuze uhereye muri za Sudani, araza avuga za Tanzania, araza avuga za Ubugande, avuga mu Rwanda, avuga n'ahandi hose. Abo bantu ngo bagiye baza bakoresha izo system, ariko bakoresheje ngo abantu benda gusa nabo bahasanze. Aravuga ati rero nta giciro ushobora kubona, ushobora kugurisha gakondo uvukaho, nta giciro ushobora kubona ugurisha bene wanyu kugira ngo utunge utunganirwe. Ati iyo ugurishije gakondo uba usuzuguye ababyeyi bakubyaye, uba usuzuguye Imana yakuremye, ati kandi uba usuzuguye n'abakubanjirije, abakurambere, icyo bita abakurambere, icyo yashatse kuvuga. Ati hari abantu tujya twumva ngo bahawe amafaranga, abo bantu ngo nimubareke ngo bagende ngo bitambukire. Ati abantu mureka ngo bitambukire muzi abaribo, muzi baturuka he? Ati abo bantu ni abantu baje baragira, bashaka ubutaka cyangwa se ahantu inka zabo zagombaga kugira ngo zirishirize. Tibiza kurangira baduhindutse akaribo baduteza intambara. Abanyamurenge murimo muri ubyo William Yakutumba yavuze. Ati rero uyu ni umwanya wo kugira ngo twiyambure icyo kintu, cyangwa twiyambure abo bantu baduteza izo ngorane. Uwo ni William Yakutumba mu byo yarimo asobanura nk'uko twebwe tubibona. Ati hari abantu bicisha bene wabo ngo kugira ngo bazahabwe akazi za Goma, bahabwe akazi za Bukavu, bahabwe akazi za Bunagana. Ati ibyo ni ukubura ubwenge. Ati kuko ka kazi bazakaguha nibamara kugukoresha icyo bakugeneye, bahite bagushyiraho ugomba kujya, bagushyire hamwe n'abandi aho bagomba kuba baragiye, bitewe n'uko abo bantu bakorera bampatse ibihugu. Ati hano habaye umuntu bita, cyangwa se habaye umugambanyi bitaga Rama. Ati yari muramu wabo, yari umukoresha wabo, cyangwa yari umukoreshwa wabo, bamwitaga Rama, ngo yari umuntu w'umutegetsi. Ni nawe watubuzaga kuba twajya kurwana i Bukavu. Atari ko amariye kuva aha ngaha ubona ko ibintu byagenze neza. Ubu ngubu afungiye muri gereza aho bita Ndolo i Kinshasa, kubera ko kugira ngo Bukavu ifatwe nawe yabigizemo uruhare hamwe n'abandi bajenerali nabo bafungiwe aho bita Ndolo i Kinshasa. Ati yajyagaho agashyiraho ibinyoma akavuga ko William Yakutumba cyangwa se igisiga cya William Yakutumba gikorana na M23. Ati ariko muri makeya twebwe ntitujye dukorana na M23. Ati no kuva isi yaremwa, no kuva abanyarwanda binjira ku butaka bwa Kongo, muzabaza amateka y'abo bita abamayimayi niba hari umuntu ugeze akorana n'umunyarwanda ku buryo bweruye. Ati n'abakoranye n'abanyarwanda ku buryo bweruye byarangiye
babahaye amadolari y'ibikwangari. Iki kiganiro nzakigarukaho ubutaha. Hari abo bita ba Sayisisi, hari abo bita ba Delphin, hari abo bita ba Rusiye. Abo ni abantu bishe abanyarwanda benshi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko iki kiganiro reka tube tukiretse, kizavuga ubutaha, nacyo tuzakivuga. Abantu mwabaye za Rubengera, abantu mukabaza Myanga, abantu mukabaza Gatambira, abantu mukabaza Kicanga, aho hantu hose ni ahabo. Ubwo icyo kiganiro nkaba gicumbikiye aha ngaha, ariko twikomereze mu byo twari turimo. Aho ngaho ni ahantu ntashaka kuvuga ubu ngubu, ariko niba ngombwa nzahaganira, naho abantu bahabaye barahazi. Cyane mu bantu bankurikira harimo ba Monfurere, harimo ba Garafurere, harimo n'abantu bose banyuze inzira y'umusaraba. Iyo mvuze aho hantu hose ayo mazina, uwanyuze inzira y'umusaraba wese arahamenya. Twikomereze. Ikiganiro cyacu rero tukaza kuvuga nanone, avuga ati rero kuri iyi ntambara twatangijweho cyangwa se twatangijweho n'abakoloni, igikenewe ni iki? Ni uko tutagomba guhunga igihugu, tugakangurira abasore bose kwinjira ku rugamba kugira ngo tuzabone igihugu turaga abana bacu. Kuko n'aha ngaha duhagaze hari abandi. Ati nitutabikora abana bacu nibo bazaducira urubanza, haba hano ku isi cyangwa mu ijuru. Njye rero nkareba nkibaza nkavuga nti, iyo uri umuntu nyamuntu cyangwa se ukaba umunyarwanda, ugafata umwana wawe ukamubwira ngo najye kurwana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akagenda akica bene wabo. Muzi ko muri 94 abantu bahunze, ibyo bintu nkunda kuvuga. Hariyo bashiki bacu bagezeyo, ababyeyi baricwa. Nk'urugero, abantu bahunze dufite imyaka 5, 3, 4, 2. Hari igihe umubyeyi wawe yitabaga Imana ugasigara mu mugongo w'umubyeyi wawe. Ni nk'urugero ntanze, kuvuga ngo umubyeyi wawe baramwishe araguye, ugasigara mu mugongo, kuko icyo gihe ntabwo abantu babyitagaho. Noneho abakongomani bamwe bimpuwe bakaza basanga abantu barapfuye, ariko bagakuramo umuntu muzima akiri mutoya. Nibo bari abana b'abakobwa bagiye babyarana n'abakongomani, umwana amaze gukura ashakira umugabo hariya. Noneho umuntu aragushutse ngo subirayo ugende wice bene wanyu, ubazize ubusa, akakubwira ko ngo aribwo bwirinzi bushoboka. Uwo muntu wasigaye mu byondo adashoboye kuvamo wenda barashe, uwo muntu waguye mu mugongo wa mama we akabyarira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ugasubirayo ukajya kumwica. Uri umuntu nawe nk'umuntu, nubwo wenda bamwe muba mutazi amateka babwira ngo amateka yabo, ariko ibyo bintu byabayeho. Ni ibintu confirme, ni ibintu bizwi, byasohotse no muri mapping report, ku kegeranyo gatoya kigeze gasohoka. Ukagenda uzi ko ibyo bintu byabayeho. Uwo muntu ukohereje akaba ari nawe wakoze ibyo bintu. Uri umuntu utekereza, urangije kaminuza, uri ofisiye, ukajyana ingabo hari ugakora ibintu nk'ibyo ngibyo, umurere mukabona ibyo bintu bitazabaga. Akarangiza rero Yakutumba avuga ati, uru rugamba nta kurusigara n'umuntu ugomba guhunga, tugomba kuzagwa ku butaka bw'abakurambere. Akariyo mpamvu mbwira abantu tugana n'abanduta n'abari munsi yanjye, murebe kure. Twebwe niba tuvuga turi hanze, rimwe na rimwe mutwita ibigarasha, mukatwita abantu bapinga, ariko ntimuzatinda kubibona ko kujya muri Kongo mwitwaje ngo mugiye kurokora ubwoko bitari mu nyungu zanyu, ari umushinga w'abandi bantu mutazi. Mu minsi iri imbere muzawuhomberamo, nk'uko ziriya mpunzi ziva muri 94 mu Rwanda zihunga zanyuze mu cyo bita zone turquoise, yari y'Abafaransa, ubu ikaba yitwa MONUSCO. Iyo yari breshe yaciwe kugira ngo izabe impamvu
izatuma Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itanga amabuye ku neza, akaba aricyo gisubizo kibonetse ubu ngubu. Mubona Gisegedi arimo asinyira hariya, mugabo cyaratangiye muri 1994 cyangwa muri 1990. Shyiraho subscribe, ukore like, ukore share kino kiganiro kugira ngo buri muntu wese utaruza amateka cyangwa se ushaka kumva uko ibintu bimeze nawe azagira icyo asubiza. Aha ngiye gushyiraho William Yakutumba, muraza kumwumvira abantu mwumva Igiswahili. Haza gukurikira ikindi kiganiro mu kanya. Yari umuhungu wanyu Ibirindiro. Ciao ciao. Arme. Fala probleme yenye Tshisekedi anakumbana nayo leo. Arme hawezi kufika hata huko chef de l'etat. Kufika tu na kufukuza watu yote tu limoya hivi. Unajicreate problem. Na ndio maana alikamata temps. Wakati ya Joseph Kabila hamutasikia kama Mutusi aliingia muboloko kule. Lakini leo tuko nasema hapa, unakuta maofisier Rwanda tele hivi banayala mundoro beko te na yako anatusha mwenye anapata ka problem kadogo tu ana mutupu na kata problem ana mutupu. Mukupima kuangalia namna gani anaweza arme kuiorganize ili arme ikuwe na batoto ya nchi. Anaorganize arme, anapeleka batoto kwa mafunzo. Tshisekedi alifanya kazi kubwa, anadote arme, alikuwa na malengo. Na ndio maana wakati wote walikuwa na mulomba negotiation na M23. Alikataa, alisema hawezi kusema na M23, atasema na Rwanda. Sasa Rwanda ndio anamuagrese. Na kweli Rwanda ndio anatuagrese. M23 ni kitu kimoja hivi tu kenye banaunda pale tu. Nishabu kubwa mpaka banyanganye hii eneo. Wao watawale yuro ya budongo na wa imperialist wakwe waingie chini ya bulongo. Tuko pamoja? Njoo mission iko hapa. Na sisi wote ikiwa wale wabwana wanaingia, wanaproklamile eta yao, wanatufukuza hapa. Wandugu wapenzi, hatutapata nchi, msiwani tutapata nchi nyingine. Kama unatoka hapa unaenda Kishasa, utaitwa huko mgeni Kishasa. Ulikimbia kwenu, uliacha unozisha kwenu. Haiko vile. Tuko wengine. Sasa tutaenda wapi? Watoto tuko na zala. Tutawaacha wapi? Mababa zetu, wakambo zetu walituachia hii udongo hii. Hii udongo hii. Hakuna kitu iko na samani wa ndugu kushinda udongo. Na ikiwa tunazarau udongo, tuko naona sasa vile mtu wa M23 akuya anakuita kwa telefone, sawa anakupatia $1,000, anakupa nini? Wewe wote unaregea. Unasema wakuje wapite. Tuko na regrete sana kusikia mkongomani mmoja hapo anasema kwamba muache wajipitie wajiendee. Unajua wako wanatoka wanaenda wapi? Kwenye wanaenda. Sababu gani? Eko na solicite bampatie kazi Bukavu. Bampatie kazi Uvira, watampatia kazi Baraka na fasi zingine. Wanaweza kukupropose, kukupatia kazi leo na wanakamata na watakupatia ile kazi. Na kukuua wanakuua. Sie kumaono yetu atakuwa tunawaza kabisa kama huyu M23 tunaweza pigania naye hata hapa Kamanyola. Ndio maana tulianza depuis 2023 kama muliano tulipata mawazo sisi ya kuanza kutuma watu Goma. Tuliona kwamba vile angali anatoka kule angali anaingia, adui ilifo kumshambulia ile fasi angali anaingia kule na kumfukuza kumrudisha kule. Sababu akishaingia Goma, akiingia Bukavu wanakuja watoto bavoyuba kule bataingia mwele ma movement. Kesho itakuwa sema naona mnakuwa napigana wakongomani kwa wakongomani. Unaona? Hata hapa akiingia leo hapa, huko watu watajiunga naye. Haiko vile. Akiingia Fizi huko watu watajiunga naye. Msizani kama watu wote wanakuwa na mawazo moja. Hakuna. Lakini hapa tulipata blockage hapa. Blockage tulipata hapa ni blockage ya huyu Rama. Huyu General Rama alikuwa hapa. Kumbe ni LCD wa damu na anaoa wale ndio bibi yake. Unaona?
Anatuzuia. Anaturudisha hapa Kasenga hapa tu. Boti zetu kuegesha pale, asema mpande maboti tena murudi. Bwana ako na mawazo gani? Anatugeuzia maneno, asema beko naenda kule sasa, bwana njoo wataenda pokea M23 kule. Sawa, wanapita hapa. Banaenda kule. Kwanza abakutuambia mareji itakuwa mingi. Lakini tunaendelea kushukuru Mungu sababu yeye naye balimuingiza ndoro. Ndio. Rais alijua bakamuingiza mule. Alafu kitu ambacho tunapaswa kujua hapa, wandugu wapenzi, kama atukufanya umoja, kama atukusimama kama vile wanaume, wandugu, tujue kama batoto yetu njoo batatujije kuwa batretre. Batoto yetu sisi wote tufanye kitu kimoja kadiri maproposition vijana hapa, maproposition mzuri sana. Tuangalie kitu gani tutafanya. Tusikalie malumbano ya sisi kwa sisi. Kama tuliwaita wakomanda